ryo mu ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Ubwo dushyigikiwe n'ukwemera kw'Ibyanditswe bivuga biti, naremeye bintera kwamamaza, natwe turemera ikaba ari yo mpamvu twamamaza. Kuko turabizi uwazuye Nyagasani Yezu natwe azatuzurana na we, kandi twese azatwakira iruhande rwe. Ibyo byose nimwe bigirirwa kugira ngo musenderezwe ineza y'Imana, maze murusheho kuba benshi bashimira Imana bayihesha ikuzo. Nicyo gituma tudacogora, kabone n'ubwo umubiri ugenda uyonga, umutima wo wivugurura buri munsi. Kandi n'amagorwa yacu muri iki gihe gihita ntacyo adutwaye ugereranije n'ikuzo adutegurira ry'akataraboneka kandi rizahoraho. Bityo tukaba tutarangamira ibigaragara, ahubwo ibitagaragara, kuko ibigaragarira amaso bihitana n'igihe, naho ibitagaragara bigahoraho iteka. Tuzi neza ko uyu mubiri utubereye nk'icumbi kuri iyi si, umunsi ryasenyutse tukazimukira mu ngoro ihoraho yo mu ijuru, itubatswe n'ukuboko k'umuntu, ahubwo yubatswe n'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana.